Umuntu wese wumvishe iri shyamba rya Amazone ahita atahwa n'ubwoba bwinshi cyane bitewe n'ibisanzwe bibera muri iri shyamba rya Amazone rwagati, ibitangaje bitagaragara kuri iyi si. Iri shyamba rya Amazone ni rimwe mu mashyamba ateye ubwoba cyane kuri iyi si. Ishyamba ribarizwamo amoko y'udusimba dutandukanye nk'umuserebanya ugendera hejuru y'amazi ndetse n'igikeri kibonerana cya Frogles, ibiti bigenda ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye gusa biteye ubwoba. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu bitangaje cyane muri iri shyamba rya Amazone kandi biteye ubwoba utarabona ahandi. Mwibutsa niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ukande subscribe, ufungure inzogera utajya ucikwa n'ibiganiro tukugezaho. Njye wumva kandi tugiye kubana ni Gisubizo Richard, muhaye ikaze. Ishyamba rya Amazone ni rimwe mu mashyamba manini cyane kuri iyi si kandi rikagira ibitangaje byinshi nk'ibiti bigenda, amazi ashyushye, ibikeri bibonerana, imiserebanya igendera hejuru y'amazi n'ibindi byinshi bitandukanye utarabona kuri iyi si. Uramutse ugize umwuka ukajugunywa muri iri shyamba rya Amazone ntiwakiri gushakisha inzira igusubiza imuhira, bitewe n'uburyo iri shyamba ari rinini cyane. Kugira ubyumve, iri shyamba rikubye inshuro 19 ugereranyije n'igihugu cy'Ubwongereza ugateranya ibirwa bya Ireland. Ishyamba rya Amazone rikaba riherereye muri Amerika y'Amajyepfo, rigakora ku bihugu 9 ari byo Brazil, Bolivia, Peru, Guyana, Suriname, Ecuador, Colombia, Venezuela ndetse na French Guyana. Gusa 40% by'iri shyamba rya Amazone bikaba biherereye mu gihugu cya Brazil. Rikaba ari ishyamba rinini cyane rifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 6, mu gihe Ubwongereza bufite kilometero kare 241,930. Ireland yo ikagira ibirometero kare 68,890. Byose babuhuriza hamwe bikangana n'ibirometero kare 310. Kugira wumve uburyo iri shyamba rya Amazone ari rinini, rikubye u Rwanda inshuro 267. Iri shyamba rya Amazone nubwo ari rinini si ryo rya mbere kuri iyi si, ahubwo riza ku mwanya wa 4 ugereranyije n'andi mashyamba manini ari kuri iyi si. Mu gihe riza ku mwanya wa mbere ari ishyamba rya Taiga ribarizwa mu Burusiya, ryo rikagira ubuso bw'ibirometero kare miliyoni 12. Ishyamba rya Amazone ni ishyamba ryuzuye ibiti by'inzitane byugarijwe n'umwijima ukabije, uburyo hagati muri iri shyamba rya Amazone hahora ari nijoro. Abashakashatsi bagaragaza ko 1% by'urumuri rusanzwe rw'izuba kuri iyi si ari rwo rubasha kwinjira muri ibi biti. Iyo imvura iguye muri iri shyamba rya Amazone bifata nibura iminota irenga ku 10 kugira ngo ibitonyanga bitangire kumanuka hasi. Hagati muri iri shyamba rya Amazone hakaba hanyuramo umugezi wa Amazone River ufite uburebure bw'ibirometero 6,400. Uyu akaba ariwo mugezi wa kabiri munini cyane kuri iyi si nyuma y'umugezi wa Nile. Amazone River ni umugezi ubamo ibiremwa byinshi kandi bigiye bitandukanye, birimo nk'inzoka nini cyane kuri iyi si yo mu bwoko bwa Anaconda. Muri iri shyamba kandi hakaba harimo inyamaswa nyinshi zitangaje z'akataraboneka utarabona kuri iyi si, nk'umuserebanya wiswe Jesus Lizard. Uwo akaba ari umuserebanya ushobora kugendera hejuru y'amazi ugahagarara ku maguru abiri nk'umuntu, ubundi ukambuka inyanja ugenda ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Ikindi kintu gisa nk'igitangaje dusanga muri iri shyamba rya Amazone ni igikeri kibonerana cyiswe Frogles. Iki gikeri ushobora kubona ibice byose bikigize mu nda ukirebeye inyuma, cyangwa se ukabasha kuba wahinguranya ukareba ibikiri inyuma nk'ibibabi cyangwa se ibiti biri inyuma yacyo. Ishyamba rya Amazone kandi rikongera rikagaragaramo indi migezi, nk'umugezi uhorana amazi ashyushye ku rwego rwo hejuru, ko byagaragaye ko uyu mugezi ujya ushyuha amazi akagera kuri dogere 96, ku buryo unyuze hafi y'uyu mugezi atutubikana agatangira kubira ibyuya. Ndetse kandi muri iri shyamba rya Amazone twongera tugasangamo ibiti bigenda aribyo byitwa walking palms, ku buryo igiti gishobora kuva muri metero 1 kikazajya kumerera muri metero 20 gikurikiye imirasire y'izuba. Tugasangamo inzoka nini cyane zo mu bwoko bwa Anaconda, zikaba arizo nzoka zigeze ziba mu mateka y'isi nini kandi zifite ibiro byinshi, zikaba ari inzoka z'inyembaraga zitinyitse. Igitangaje ni uko izi nzoka nta n'ubumara zigira, ahubwo zitinyitse kubera ubunini bwazo ndetse n'imbaraga zifite. Ikaba ariyo nzoka ya mbere ipima ibiro byinshi cyane kuri iyi si, dore ko iyo yakuze ibipima hagati y'ibiro 250 n'ibiro 300. ikagira uburebure bwa metero 10 kugera kuri metero 15.
ugize ibyago ugahura n'iyi nzoka mu nzira yaba ari ijoro ridacya. Byakubera byiza uramutse wirukanyiye ku butaka kuko nibura nibwo iyi nzoka ibasha kugenda buhoro. Ugize umwaku ugasa n'uwirukira mu mazi ho gato ubuzima bwawe bukurangiriyeho, kuko iyi nzoka mu mazi ikoresha umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Ikaba ikunze kwirira ingurube z'ishyamba ndetse n'izindi nyamaswa nini zibasha kuyihaza. Gusa iyo inzoka yariye igahaga neza iba igomba kumara byibuze ukwezi kose nta kindi kintu irongera gukoza mu nda. Zikaba ari inyabwenge mu kwihisha kuko ishobora nko kwihisha ku mugina cyangwa se ibuye, nawe ukaza ukayicaraho uzi ko ari ahandi hantu hasanzwe wicaye, ubundi nayo ikahita ikurya. Zigakunda kubyara hagati y'amezi 6, igihe zabyaye zikabyara ibyana bisaga kuri 30 kugera kuri 40. Urumva ko izi ari inzoka zororoka cyane kandi zitapfa no gucika muri iri shyamba rya Amazon. Muri iri shyamba kandi dusangamo intozi zitangaje, ku buryo urutozi rumwe iyo rukuriye uba unganya uburibwe n'umuntu warashwe isasu mu kuguru. Uru rutozi rukuriye ushobora kubyimba umubiri wose bitewe n'ubumara bwifitemo. Kandi muri iri shyamba hagaragaramo isamake ya electric eel. Ikaba ari isamake ishobora gupima ibiro 21. Gusa igitangaje cy'iyi samake yifite nk'amashanyarazi mu ruhu rwayo. Ukoze ku gice cyayo cy'umubiri ukubitwa n'ikibatsi cy'amashanyarazi. Iyi samake ikaba ikunze kuba ifite umuriro uri hagati ya volt 300 na volt 650. Urumva ko yari umuriro uri ku rwego rwo hejuru ushobora gukubita ugahita ubura ubuzima. Ikiza cy'izi samake za electric eel ni uko zidakunda gushotora ku zindi nyamaswa ngo cyangwa zanduranye. Uretse ko nk'iyi ngona igize nk'umwaka ikarya iyi samake ikubitwa n'ikibatsi cy'umuriro, nyuma ubundi biba kuri iyo ngona nawe urabyumva. Muri iri shyamba rya Amazon kandi twongera tugasangamo ibimera byo mu bwoko bwa Victoria amazonica. Ikaba ari ikibabi gishobora kuba cyatwara umuntu. Kizwi nka kimwe mu biti binini kandi bireremba hejuru y'amazi kuri iyi si. Amababi yacyo ashobora gukura akagera ku bunini bwa 1.5 metero z'uburebure. Urebye iki kimera uri kure ushobora kubona ko ari nk'akarwa gatoya kari mu mazi, ariko inyuma y'ubwo bwiza hari uburyo bukomeye bwihishe inyuma y'iki kimera kiri mu ishyamba rya Amazon. Iki nacyo kikaba kimwe mu bimenyetso byerekana ko muri iri shyamba rya Amazon ibimera nabyo bifite inkuru zabyo bitandukanye. Muri iri shyamba kandi dusangamo inyamaswa yiswe umwami w'ikirere cya Amazon. Hejuru y'ibiti bya Amazon hari inyoni ifatwa nk'imwe mu bahigi bakomeye muri iki kirere. Iyo ni inyoni yo mu bwoko bwa Harpy Eagle. Ikaba ari inyoni nini bitangaje cyane, ikagira amababa akomeye n'inzara bikomeye cyane zifasha gufata umuhigo byoroshye. Iyi nyoni ntabwo ikoresha imbaraga gusa ihiga, ahubwo ikoresha n'ubwenge bwayo. Iyi nyoni ikaba ikunze guhiga cyane inyamaswa ziba mu biti harimo nk'inkende, ibitera ndetse n'izindi. Iyi nyoni uyibonye iguruka mu kirere uhita ubona ko ari umwami w'iri shyamba uciyeho. Igitangaje nanone kandi muri iri shyamba rya Amazon mu gihe cy'imvura imigezi iruzura maze amazi agatangira kwinjira hagati mu ishyamba. Iyo ibyo bibaye inyamaswa n'ibimera bihindura uburyo bwo kubaho, ibyabaga hasi bigatangira kuba mu kirere. Amafi ashobora koga hagati mu biti ndetse n'inyamaswa zagendaga ku butaka nazo zigahungira mu biti. Ibi iyo byabaye bivugwa ko ishyamba n'imigezi byongeye guhurizwa hamwe. Ibi bikaba ari ibintu bikunze kubaho cyane muri iri shyamba rya Amazon. Nyuma yo kubona ibi bintu byose biragaragara ko ishyamba rya Amazon atari ishyamba risanzwe kuri iyi si. Ni hamwe mu hantu kuri iyi si hakibitse amabanga menshi ataramenywa na buri umwe. Buri giti, buri ruzi, buri nyamaswa ndetse na buri kinyabuzima kiba muri iri shyamba gifite amateka yaryo kandi akibitse ahantu ataramenyekana. Uko bwije n'uko bukeye abashakashatsi bakomeza kugenda bavumbura ibintu bishya biri muri iri shyamba rya Amazon. Igitangaje nubwo hari byinshi tumaze kumenya kuri iri shyamba rya Amazon, hari n'ibindi bitaravumburwa bitaramenyekana. Ibyo bigatuma ishyamba rya Amazon riguma kuba ishyamba ry'amayobera cyane kuri iyi si. None se ahubwo ni iki muri iri shyamba rya Amazon twabonye cyagutangaje kurusha ibindi? Igitekerezo cyawe gishyiraho hasi muri comment. Niba wakunze iyi video wayiha like, mwibutse kandi ukande subscribe, ufungure inzogera utajicikwa n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Twongere duhurire muri video y'ubutaha. Njye twabanye ya Gisubizo Richard.